icyambere no ko icyaha yakoze kiraremereye imyaka mike ni 2 imyinshi ni 15 ukiko niri bumuhamya koko niba yarasambanyije bari abantu azakora uburoko 15. Jean Paul uvuga iki ku magambo Magashi yamaze imisa kuvugaho avuga ko witwikira umutaka w'itangazamakuru nyamara ufite izindi ntego dore ko atandatinye no kuvuga ko kukwita ikintu abantu benshi batinya ikigarashe ubivuga iki no gukorana na FDLR. Magashi uwo uvuze simuzi niduhura ntabwo ndi ku rwego rwo kuvuga kuri Nyabingi hano ubwo nanamureka niba hari uwamutumye niba hari uwakorera bazamubaza bati nyuma y'ifungwa rya Semuhungu Semuhungu Eric aravumye kubera ko ari umutinganyi mu byaha Imana yirengagiza itanababarira bivuga ngo ni icyaha cyo gikorewe mu mubiri cy'umwuka wera n'ubutinganyi yarezwe n'abahungu gutinga abahungu. Ikirego cya RIB gishingiye ku birego RIB yakiriye by'abana yasambanyije b'abasore aho yagasuko ari kwiyenza natubaha ko Scovia yari mukuru amwubahe ko ari umuyobozi w'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda natamwubahira imyaka Mani Gasuku ni icyana ikaze kuri Jalas Official TV ikaze kandi mu biganiro byacu bya buri munsi nitwa Jean Paul Nkundineza nyuma y'igihe kirekire nongeye kwitereka kuri izi kamera muri iki kiganiro ndi kumwe na Fisi yarakuze Fisi ikaze nawe. Yego narakuze cyangwa rikabutura ku minsi y'imibyizi bano ko narinje kugusura. Okay mu minsi yashize wigeze ubona abantu RIB yerekanye Kimuhurura bagurishaga amazu b'abamene n'ibibanza by'abantu. Yego yaberetse itangazamakuru. Yego harimo n'abagiye ku Gisenyi turabakurikira harimo witwa Muragijimana Emmanuel n'umunyamategeko witwa Maître Canisius warabamenye nabo. Yego narababonye RIB irimo yabereka itangazamakuru nuko n'igikorwa RIB ikunda gukora yereka abakora bitari mu buryo ikabereka itangazamakuru kugira ngo n'abandi bigireho. Update twanze kubivugaho kuko icyemezo cy'urukiko cyasomwe mu kwezi ku itariki ya 8 cyunamo cyaraye gitangijwe. Yego Muragijimana Emmanuel na Maître Canisius bahati urukiko rw'ibanze rwa Gisenyi rwategetse ko bafungwa iminsi 30 mu igororero rya Rubavu. Bamwe muri bariya 11 babiri muri bariya 11. Yego uyu mwanya bari mu igororero rya Rubavu barafunze. Icyaha cyarabahamye oya bafunzwe by'agateganyo hano ni ku ishuri. Yego ngo ninyi 30 jours ivuga mu Kinyarwanda ni bari 30 jours 30 jours y'ikinyine 30 jours bafunze by'agateganyo iminsi 30. Yego kubera ibyaha bakurikiranwaho bikomeye. Yego abo bantu uzi ikintu bakoze Muragijimana Emmanuel yaguze ubutaka bw'umujenerali yaguze ubutaka bwa Fande abugura n'abameni bacurisha inyandiko mpimbano bajya kuzinotifisha kuzikorera notification kwa noteri witwa Maître Canisius. mu rukiko rwashingiye kuri izo nyandiko bacuze mbere yuko bagura ubutaka barabafunga. Okay icyo ni cyaha cyabahamye. Oya nibyo babo basabaga kurekurwa by'agateganyo bakurikiranwa badafunze ariko uburemere bw'ibyaha bakoze ntabwo bibyemera. Muragijimana yasabwe mu gikari kurekura ubwo butaka agakomeza akagerayo amahoro arabyanga. N'ubutaka yaguze miliyoni 55 mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ubu zose ziri mu kirero ubu tuvugana byarafatiriwe. Yego we narekura ubutaka agire bamureke. Muragijimana nuwo nyine mubona mu mashusho. Yego ubwo yaburanaga mu rukiko rw'ibanze rwa Gisenyi mbere yuko icyunamo kiba. Ariko ubundi abamene bateye gute kora wavukiye Kimisagara abamene urabaza abamene baba ari abantu beza inyuma basa neza koko bambara udukote bambara udukote n'udukoto n'udupantaro twakoto yumva nibatana natwo. Umuntu witwa Nzizerema uramuzi twararukurikira ubanze kumva naba ntamuzi ko Jean Paul niwe ari mu bamene kuriya abakeshi baba ari inzobe bamwe abamene koko.
abo ni bariya b'abanyarwanda. bantu impamvu baburaniye i Gisenyi barerekaniwe i Kigali bakagura ubutaka i Kigali, Nuko ariho- amasezerano agura ubwo butaka yakorewe i Gisenyi. niyo mpamvu rwabereye Gisenyi. Abantu bibazaga impamvu ukuntu umuntu yagiye kuburanira i Gisenyi nta munyumvishiriza oya. Yego. Update niko bimeze aho ngaho niho bari. So nyuma ya Muragijimana Emmanuel, undi muntu uvuzwe cyane ni uwitwa Semuhungu Eric. Eric Semuhungu. Umuzi uti mbere yuko tumuvuga? Eric Semuhungu ni wamusobanura gute mudekrive ni kutamuzi? umudiaspora bivugwa ko wajya dipotizwe muri Amerika Bivugwa kubw'icyaha kandi yaraje. kubw'icyaha yakoze. Yego yakoreye muri Amerika ku butaka bwa Amerika kitemewe, bamudipotinga kumwohereza hehe aho yaturutse. Yego ariko mu cyunamo ku itariki 9 nibwo Libe yadekaraye ko yamutaye muri yombi, ariko ntibavuga icyo akurikiranyweho. Nuko muvuza we Semuhungu Eric ni umutinganyi wavukiye ku Kimisagara, ajya gushaka ubuzima nk'abandi bose, aca muri Afurika y'Epfo. Yego ageze muri Afurika y'Epfo arihiringa ajya muri Amerika. Buriya mu bino bihugu by'abazungu cyane nka Amerika, iyo uvuze ko uri umunyafurika uri guhunga ko bakwanga kubera imiterere yawe birakorohera gushikama kuba wahaba. Ahageze ahabona umusheri w'umuzungu, siko byagenze. Yego Amafoto ye twayabona, amafoto yarahari ku mbuga, arahari bakorana mariage basomana. Semuhungu rero ni umutinganyi. Ageze muri Amerika bivugwa ko umugabo yari azi ko ari umugore furu, bagiye kumva baryamye n'umugore we yumva Semuhungu yamwadukiriye aramutikura. Mu bazungu rero ni ikizira. Mu bazungu niba uri umulesbienne cyangwa se niba uri umugore gabo, ntabwo ibintu byo kujya gutinga ubikora. Niba uri umugabo ntibagutinga. Rero kuko babifata nk'ikizira gushyamirana guheraho, Semuhungu agize amahirwe wa mugabo warapfa, apfuye bivuga ko yasigaranye imitungo ye. Semuhungu ya mitungo ye ayigaraguramo koko. Semuhungu akorera ibyaha muri Amerika by'ubutinganyi n'ubundi byo gufata abahungu ku ngufu. Semuhungu baramufunga, arangije igihano Semuhungu bamudipotinga i Kigali, ariko we yasabaga kujya muri Afurika y'Epfo ko n'ubundi uko yavuye i Kigali ntabwo byari byiza. Ajya muri Amerika, yagiye muri Amerika avuye muri Afurika y'Epfo, Semuhungu barabyanga. Semuhungu rero yongeye kugaruka ejo bundi, nyuma yo kuza mu Rwanda yigaragaje nk'umuntu hostinga w'umushu. Semuhungu imyitwarire ye ni ya gikobwa, tuvugisha ukuri. Wowe sinzi nakubwiraga ngo umuzi ute urakata ngo ya. Semuhungu yitwara gikobwa ntitwara gikobwa. No kumubona mu ngendo yo mu muhanda ni umukobwa atera inzara. Buriya mu igororero rya Nyarugenge abatinganyi bari kurabya indimi ngo ajyeyo. Bamuhumurize. Semuhungu rero yongeye kuvugwa cyane mu rubanza rwa Jihad uzabukira hospital. Yagarutsweho kuko n'umwe mu batangabuhamya bamushinja. Semuhungu utaratinye guhisha ko yishimiye ifungwa rye, avuga ati najye mageragera tuzi. Nyuma y'ifungwa rya Semuhungu abantu nabatirucira mu kaso rugatwara. None asanze Jihad aho yamuvumiye. Kubera iki Semuhungu ibyo bitavuzwe mu ku itariki 8 byari gutwara abanyarwanda igihe cy'ubusa, takaza focus cyangwa se bagatakaza umwimerere u Rwanda rwari rurimo rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku ishara 32. Ntimutekereze ngo ku kigo byavuzwe ejo, oya bose ndemeranya na Libe, ntabwo byari ngombwa ko bajya gusobanura bya Semuhungu. Abanyarwanda barimo kwibuka, hashize amasaha cyunamo gitangijwe, ujye kuvuga Semuhungu ni igikisi kuyo nyine ko ari umutinganyi. Semuhungu ku munsi w'ejo ni umwinfluencer wiki ubutinganyi. Iyo influencing iki ariko arazwi, azwi se arahostinga abantu ahostinga bandi yahostinze nze mu tubari turwanda Kigali kandi yahostinze KNSS byebura yahostingaga mu tubari agatumira abantu bakazi nkande nyine nka Semuhungu. Harya umugore wa Kimenyi yitwa nde? Bayibwita Muyamba. Nawe arahostinga. Niyo mpamvu Kimenyi oya nagende bana. Semuhungu aravumye. Semuhungu Eric aravumye. Yes. Kubera ko ari umutinganyi.
mu byaha imana yirengagiza itanababarira bivuga ngo ni icyaha gikorewe mu mubiri cy'umwuka wera n'ubutinganyi. ese ubundi jya ubaza Sodoma na Gomora, Bibiliya iravuga ngo na bugingo Imana yagiye kuyirimbura kuko yayiyimbuye kubera ba Semuhungu bari buzuyeyo. Iravuga ngo na bugingo n'ubu kugira ngo ubone ko ibintu biri seriye, nta rubanza rwa Semuhungu nzakoraho, sishaka no kurumenya. we na Jihad baravumye n'abatinganyi. Champera kuri umunyamakuru ukora inkuru z'ubutinganyi, swasuzi umunyamakuru agomba gutangaza amakuru. Oya ubuse ko nari gutangaza izo muri Iran, si do umunyamakuru ko natangaza inkuru za Boko Haram, si do umunyamakuru. Ako wiyaguriye imanza amanza z'abatinganyi. Umunyamakuru ukurikirana Semuhungu nyine afashwe mu gihe cyiza. Leta ni umubyeyi, hari ahandi bamushyira mu ipine. yarezwe n'abahungu gutinga abahungu. Ikirego cya RIB gishingiye ku birego RIB yakiriye by'abana yasambanyije b'abasore aho i Kigali cyangwa mu Rwanda. Ntatuze rero wa mugani n'abakora uburoko, agafungwa wakoze diru, wakoze ibyaha nyine bituma ujya mu mazi abira, ariko gutinganye hagiye muri gereza kubera ibibuno by'abahungu. Si yameza amenyo ariko mana aba bantu so batume sase zizamuka, so baduteza Trump. Bahuriye zuti abantu so bazamuye ibiciro ku isoko. Bihuriye umugati wazamutse, umuceri wazamutse, isukari yazamutse, ibirayi byazamutse, ibijumba muzongere mu byitero ko defense. Bihuriye se Jean Paul, ibijumba byitero ko si imivumo se y'aba ba Semuhungu. Ni uri kubihurizaho none mu mboni zawe se gufatwa kwa Semuhungu ntabwo yafunzwe kuko ari umutinganyi, s'il vous plaît, n'ubundi niwe arabyirata. Yafunzwe kuko yakoresheje imibonano mpuzabitsina abahungu bagenzi be ku gahato no kubakangisha ko afite amavideo baryamanye. Hagira uwumva ko u Rwanda rwibasiye oya. RIB yarabivuze ku munsi w'ejo murangira. Okay. Kurakaye Jean Paul, aho gukora ibyaha nk'ibya Semuhurisha ikibanza cya General Nkamuragije Imana Emmanuel. Aya Jean Paul, yes General kandi seko yakiguze. Nose wari he yakiguze n'abamena tafadhali n'abantu bari bafunze ariko bafunze muri kese zitandukanye. Wakemerwa gufungirwa waza ukagurisha iki gipangu uri umumeni aho gufungirwa ubutinganyi. My opinion, my position. Jambo ibyo kugezeho karakara cyane, kugezeho karakara bindakaje kurusha Frank. Senanga Frank ako bashuti bawe umenya baravuguruye batagikora bya biboro koko batakigarukaho cyane. Ntabwo nyine bagikora ubu, ariko barakora ko nyine wenda, ariko ntabwo bakora ibintu by'ubusutwa nabira bakoraga byo kwicaranaho muri munsi y'imodoka ndari muri hejuru ku bugabo. Jean Paul barabigabanyije ntabwo bikiri nka mbere, ariko uyangane ngo usubize inyuma ho gatoya. Mu mboni zawe nka Jean Paul, urubanza rwa Semuhungu waruhashusho ki? Icya mbere nuko icyaha yakoze kiraremereye, imyaka mike ni 2, imyinshi ni 15. Icya kabiri, urukiko niribumuhamya koko niba yarasambanyije bari abantu azakora uburoko 15. Nagira amahirwe bakaba barabikoze ku bwumvikane n'abatanze ubuhamya bakisubira, azaba ashobora kurekurwa. Aya ntakurekurwa, urabiyakangaye ntakora uburoko, urabiyakangaye kwijana. Mane bano bantu baba bavumye, ushobora kutazira kuri umutinganyi ugafata umwana ku ngufu bakagufunga. Semuhungu mushuti wawe rero ntabwo ari inshuti yanjye, kuba twaraturanye ntabwo ari inshuti yanjye. Ese Semuhungu wamenye ubundi nikora yavutse kuva mu bwana bwe yari umutinganyi. Bazamureke rero, kuva mu bwana bwe jewe muziga yiga muri primaire. Rakibite je Jihad Semuhungu je muziga primary. Yiga je n'uyu ngwiro na turi kumwana turamuzi, no mu rugo iwe ndahazi. Mama we ariko ngo n'umukire kuva yagera muri Amerika, ubu ngo afite ibifaranga. Kuva yagera muri Amerika mama we yaranze amafaranga yiwe.
Raki Mukinge no ngo umuryango wararigushije bari baranze bari barabyanze baranze ubufasha bwe iwabo bayohereza amafaranga mama w'akayanga bose wayemera yari yaranze kwiyakira ariko nyuma nza kubona mama yari yakiriye Semuhungu yapfuye iki na Jihad ko babanye mu nzu ntago nkizi Semuhungu aza mu Rwanda si Jihad wabyoroganije wabiteguye before mbere ndabyibuka naranabibonye na video irahari ku Isimbi TV iriho. Okay, urubanza rwa Semuhungu azaburana nk'abandi yakoze ibyaha bisanzwe bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ntabwo amategeko ahana ibyaha Semuhungu yakoze bayaremye kuko afunzwe, azakurikiranwa nk'abandi banyarwanda bose n'abandi bakoreye ibyaha ku butaka bw'u Rwanda. Yego. Gusa nyine nuko nanagera mu igororero yego akabaye icwende katoga bazamuhumuriza. Twigire ku rubanza rwande. Okay. Ariko ntago nava kuri Semuhungu ngende nakubajije kuri bombori hagati ya Gasuku na Scovia. Wongeye kuri koroza. Mushuti wa Semuhungu ninde ni Gasuku. Yego. Wongeye kuri koroza kuri iyi mihanda. Ntago nagiye nagize icyo nkubazaho. Aho ya Gasuku ari kwiyenza. Natubaha ko Scovia yari mukuru amwubahe ko ari umuyobozi w'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda. Natamwubahira imyaka amugomba icyubahira mugomba n'ikinyabupfura cy'uko ayobora RMC. Ibyo ni bibiri. Mane Gasuku ni icyana. Gasuku bashobora kuba mungana. Gasuku se nk'uw'icyenda n'umunani cyangwa muri bibiri se arahangana n'umumama w'abana banahari. Ntabwo ari byo. Nyine yibasiye Scovia kubera ko bakemanze ikubitwa ryo muri Amerika. Rega nawe hise agaragara kuri kamera kare. Yakubiswe ku cyumweru ku wa mbere arakameza ararikokereza. Aratabaza. One so wabaye intera byukira kuri kamera ni nibyo bapfuye. Bakavuga ko bamushinyaguriye. Karagasuku no shano murakare naramwemeye. Ebana ngo baje ngo bavuga ikinyarwanda. Ego. Kandi menye harimo na cya Badra. Aba muri leta ya Arizona. Scovia numukorege turakorana. Gasuko nawe twamenyanye twabanje gupirikana. Ese undi ra video ne wayishutize. Yayishutinze. Igihe nyibasira nkamo ndabyibuka. Kamurahi. Kari turi Kabeza. Ego. Ndayizi. Takaye byanyabye. Ego. Yari yanyoya. Ntabwo nabwira ngo Scovia yoroherane na Gasuku kuko ntabwo bakora bimwe ntibaba muri domaine imwe. Aho ya buri muntu amenye ibye. Wewe mu mboni zawe. Aho ya Gasuku aba yabinyeganyeje abishaka. One se ntafite ibihumbi 100. Rega kuvuga kuri Scovia ararebwa. Gasuku nta cyahomba. Ntafite cyo gumba. Mwishinsha yamututse yamwisinzanga yamwishinjiji kotize. Abantu batise gabundi Gasuku ya Roma yishingikirije iki? Gasuku rwose Gasuku yashatse aragukomeretsa. Kandi ntugire ngo buriya Scovia ntiyababaye. Yababaye si umuntu se. Buriya Gasuku hari ahantu aba yakoze kugira ngo ndababare nyine. Ariko ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye muri Rwanda. Ntabwo bikwiye. Aha. Shema de Bosher aka Toxic ejo yaraburanye. Abaraburanye ati Shema de Bosher yagonze umupolisi witwa Mushabe Fred. Ejo yatinye kuva amageragere. Yaburanye yifashishije ikoranabuhanga. Buriya yatinye no kuza kubera ifoto. Online. Ifoto se twayifashe. Hapi afite ifoto yipfutse ibintu mu maso. Sizi ngizi se n'amavideo. Twe turakora sha. Yaburaniye mu muhezo icyaha yakoze. Nabona igihano gito n'umwaka nahabwa birebire n'ibiri. N'icyaha cyo kunywa urumogi n'icyaha cyo kwica utabigambiriye. Kwica umuntu utabigambiriye. Icyaha cy'impanuka. Yego. Nibyo bibiri. Nibira azayikora. Nagira amahirwe abone muri liberation. Uko urubanza warubonye Swarusomye Jambo nubwo utabasha kwa warwatendenga. N'urubanza iyo urubanza rwabereye mu muhezo nta kindi umuntu yarenzaho. Hoya buriya tuzayimenya yasomewe. Ako muri system rurimo.
Semuhungu rwose nako uyu Shema Debosheri ntabwo bagize imyitwarire myiza. gute None se urubanza rwe rwa rubanza rukwiye umuhezo se hari iki? wenda harimo Rurimo iki se tutazi kitavuzwe? harimo ibishya Ibihe yagonze umupolisi uri mu kazi. Mushabe Fred yaramaze no gupfa baranamushyinguye. Hakorwa iki kindi? Ntakora uburoko yarahimutse. ntabwo babyumva uburyo rwari kuba Umuhezo uteganywa n'itegeko. nyine umucamanza ni utegeka ko urubanza ruba mu muhezo bitewe n'umuburanyi. Okay. Ngo byasabwe n'ubushinjacyaha. Ni wabisabye? Nta kundi. We ntabwo ubyumva. None se ubundi toxique. Ubundi kuki byabaye inkuru? Nuko umwifuresa wari umwifuresa Jean J. Ese wowe uri iki? Wowe uri iki? Tewe ndimo ndakubaza. Ko bakunigagura bakakwaka za telefone ko bitaba inkuru. Ntabwo ndi umwifluence. Barakubonera we. Ntabwo ndi umwifluence. Ese watuye ahantu mane wakwituriye mu mataje. Reba ntibakunigiye Kimisagara bakunigiye ku Ruyenzi. Shabara nabaraka. Ubu se wese nk'igikapu. Ntabwo nageragira kugenda neza igikapu. Mbafatiranye ndi kwigendera. Baraniga. Uzi ko hari umugabo witwa Rwamurima Diogene wari wararokotse jenoside ku munsi w'ejo wishwe umuresikape. Yiciwe he? Yiciwe i Nyanza. N'abagizi ba nabi? Yari n'umwanditsi w'urukiko. N'abagizi ba nabi? Ibikorwa byose byo kumushyingura biteganyijwe ku munsi w'ejo bazamucisha kuri rwa rukiko twajyanye i Nyanza. Ariko twe twajyana i Nyanza ntabwo turajyana mu Nyanza. Ntabwo turajyana. Diogene dore ubwo yashyinguraga umuryango we ku inshuro 31 hibukwaga jenoside ku inshuro 31 mu masegonda makeya yabivuze muri aya magambo. Yego. Rwamurema Diogene uhagarariye imiryango yashyinguye ababo kuri uyu munsi avuga ko bashima kuba imibiri yabashije kuboneka igenda ishyingurwa mu buryo bwiza bikanafasha abashyinguye ababo kuruhuka. N'abantu bari bashyinguwe mbere, abari bashyinguwe mu mva hirya no hino bashyinguwe jenoside ikirangira, bamwe bashyinguwe mu mashitingi, imibiri inyagirwa, ntabwo byari byiza. Ariko ubu ngubu bashyinguwe neza, bararuhutse mu mahoro. Natwe tubakomoka tumva turuhutse. Abarokotse jenoside tangiye kwibasira abacitse ku icumu bari bamaze kabiri. Ariko bode kwica umuntu bikumarira iki? Kwibarize wowe wabikoze, kwibarize wowe ushinyagura, kwica umuntu noneho kwica warokotse jenoside wunguka iki? Jean Paul tugana dore mwijwi tugana ku musozo usa naho usezerera. Dore uyu mugabo ubwo yabonaga umuryango yawe ushyinguye yavuze muri aya magambo. Ariko ntabwo twabitereye ingohe. Avuganye n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, CIP Hassan Kamanzi. Avuganye muri aya magambo. Ikiriho update nuko ejo bazamushyingura ku munsi w'ejo. Imana ifasha abasigaye kandi polisi iperereza rizerekane uwishe ubiri inyuma. Rwamurima Diogene ubiri inyuma. Okay. Jean Paul kubera ubucamanza akaba yari umwanditsi w'urukiko akaba yari umuresikape ntabwo tuzi kugera uyu mwanya ni iki kibiri inyuma. Okay. Ntabwo nagenda no kubaje iki kibazo ndagira ngo urumva uburemere bwo kwica uwarokotse jenoside mu gihe cyo kwibuka. Ndi kubyumva ni ibintu bikomeye, ibintu byatwaye abantu amagana n'amagana, ni ibintu bifite uburemere bunini. None urica n'uwarokotse. Aho mbaza wafatira. Yego. Yagarere ndagira ngo numve opinion, ndagira ngo numve icyo uvuga kuri iki kintu, ndagira ngo numve uburyo wowe kuri wowe imbamutima zawe. Jean Paul uvuga iki ku magambo magashi yamaze imisa kuvugaho avuga ko witwikira umutaka w'itangazamakuru nyamara ufite izindi ntego, dore ko atandatinye no kuvuga ko kukwita ikintu abantu benshi batinya ikigarasha, ubivugaho iki no gukorana na FDLR? Magashi ni igiki? Ni igiki?
ndakubaza opinion yawe. nyine ni igiki ni iki Magashi ni ashinzwe iki muri uru Rwanda ahagarariye byibura iyihe si nakubazaga. ntabwo muzi Ndagira ngo numve opinion. uva nkubwire Yego. ntuba muri ibi bintu by'amakuru nubona nzi na trace n'aho atuye na nimero ye Magashi uwo uvuze simuzi niduhura zamubwira ngo uri ikijuju Ariko abantu bari biteze kumva icyo uvugaho. ntabwo ndi ku rwego rwo kuvuga kuri Nyabingi kwaba ari uguterekera abazimu ntabwo ngewe n'uwo Magashi ntabwo nafata naba ndi kumurema we nuko uri umwana noneho kababwiresha nta nubwo nanamureka niba hari uwamutumye niba hari uwakorera bazamubaza bati wowe wita abantu ibigarasha urinde mwana umuntu yakwishe ari yabuze na FDLR yabikura he ese FDLR yabona ayo mahirwe yo gukorana nanjye bikuye he ntacyo nabona bavuga ku kigarasha niba ari ikigarasha ariko nka buri usanze ari we kigarasha gikuru kikaba gikora kugira ngo batakivumbura ariko se nk'ubwo butekereje kumva wari wumva uwo Magashi umuvugaho urashaka tayito ntabwo nabura kukubaza ibintu byakuvuzweho hanyuma se ko ntabivuze ufite Twitter ufite Instagram ufite Facebook ufite WhatsApp ufite social media zose zibaho ndazi nagira ngo numve opinion yawe ntabwo muzi niyo kabubwire ko ntanarumva bivuga wowe ufite se ngo binyereke bivuze mu yahe magambo twayashyiramo nta kibazo azarwana nabyo nawe witwikire akorera ndetse bosi we ni yandese nize kari yitwa Marabitsi niba ari cana Marabitsi fine nakomeze inzira yatangiye ariko ntabwo namuvugaho kiriya ni ikijuju nicyo wamusubiza ni aduye nicyo wamusubiza uriya ni aduye kandi ntabwo navuga kuri aduye keretse duhuye mucucuma nicyo kintu wumva wavuga nizo mbamutima zawe kuri duhuye namuvuma kuko ni ikivume ibyo bintu ko bikomeye gute duhuye namufata nka Semuhungu kuri wowe kandi Semuhungu namujyana Sodoma na Gomora akibera muri iyo si mbaje ku muntu ntavuga ubuse Semuhungu koko harya ni Semuhungu ninde uko ndi kubagereranya Magashi nta Magashi nta Semuhungu FDLR barayizi niyo mpamvu numvaga nakubaza ikibazo yarabivuze se koko yego avuze ngo iki ngo FDLR muvuga uko yabivuze nibyo wibuka ndashyiramo audio ntaza kubivuga uko bitari ndashyiramo audio okay yego ubwo ni wiza hwiri azatanga n'ibimenyetso nta wasa niba barijwe na Diogene wishwe ku myaka ya 37 ejo bazashyingura naho ureka icyo kizongwe Jean Paul ngushimire ku mwanya wawe wakoze cyane ubusetse uvuze ibintu bikomeye bisoza usetse ntago nsetse ntago nsetse tuzagaruka uzanye ibifurumba nzivunjishiriza suhuze Jaras wakoze cyane